Shana ira nari ngukumbuye ziko wabyibushye we. Shana nanjye nari ngukumbuye aho gusumeza ute. Shana nanjye nari ngukumbuye pe. Igihe cya gishize ari kinini. Mbona mushingaje nka nyirabarazaha ngaho gamugiye kuri kunkontorora se byo birakureba urabishinzwe se ugomba gukontorora ahantu hose ngiye byo ntibikureba zurebe bikureba mana yanjye ngo suvuze gute muko nta nurusoni uguvuze iki aho urazi kudashishwa gusa muravuga ibiki ntabwo ndi kumva ibintu uri kuvuga subiramo nabona kumvisha navuze ngo byo birakureba ariko nizere ko atari ngira kubwira uriya cyangwa kubwira uri mu mugongo wawe ntabwo ari ngira kubwira urumva yemwe mareke gusakuza ibyo ngibyo ni mu byihorere aho mwatonganiye mwaretse tukagenda uyu ni umuntu mwikururiye nange tugendana yaranyobeye muhagarara aho ngaho niko muko wari urimo uvuga gute subiramo numve burya nta n'ikiro nta n'iki ariko umunwa wari wakurenze ntawe uri kuvuga amatangazo wari gutangariza abandi nta baturage bahari nta kigihari aho washyushye nk'ipasi y'umuriro komeza ushyira ugende niko niko urabona wowe kararebana n'agasuzuguro genda se genda aho unyohere umwana ni umubakire pe mbega ahantu heza ukuri ndabibona nyine nshobora kuba nagushimira ariko uyangana nakureba nta kibazo ntacyo mbere nta kibazo harara umukobwa yitwa Nayera bamwe ndamwemera sha n'umugabo wo muri quartier ariko ubu ngewe ndi umuntu w'umugabo ngiye gufata umwanzuro ngende bimubwiye ngo gaturundi ndagukunda basi nyine basi nimba ari unyemerera nimba atari unyemerera basi nyine nuko Yitwa nde? Mimi mkuru ya kwifuza. Yitwa nde? Kwa Kristela. Kristela. Izina ryiza. Mwaje gusura. Munishuti. So naye nyine turaturanye abenzi. Ibisanzwe nyine nanjye turaturanye so ntibaraye ko adanje so nandi kumushaka ariko nyine ndati nimba mu mukiri kuvugana watuza nk'inota nk'ibiri nyine.